nongeye kuguha ikaze muri iyi video. Tugiye kurebera hamwe uko bakoresha CapCut kuri mudasobwa. Nakoze amavideo menshi yerekana uburyo wakoresha CapCut ukaba watunganya amavideo yawe twifashishije telefoni. Aka niko kanya rero ngo turebe uburyo twakoresha na mudasobwa. Turatangira tureba rero uburyo wayidownloadinga ukaba wayishyira muri mudasobwa yawe. Hano turareba ibyo mudasobwa yawe igomba kuba yujuje. Hano turebye uramutse ufite nka mudasobwa ikoresha Windows operating system, uzasanga ko operating system kugira ngo ushyiremo CapCut bavuga ko urubuga rwa CapCut.com bavuga ko ari Windows 10 or above, ngo kuri Windows 10 kuzamura. Processor Intel Core ya i3 or above, memory ya 4GB RAM, graphics Intel HD graphics 4000 or above, storage ya 2GB n'ibindi. Uramutse rero ugiye ku rubuga rwa CapCut.com abona ko bakubwira ko byibuze ushaka gushyira muri computer yawe ari bino imashini yawe igomba kuba yujuje mu gihe ufite computer ikoresha cyangwa se mudasobwa ikoresha Windows. Uramutse ufite Mac, kuba afite ibikoresho cyangwa se product za Apple, nanone tujya kuri CapCut.com ku rubuga rwabo batubwira ibintu bitandukanye kubera operating system, ko CapCut ishobora kuraninga kuri Mac OS 10, 2015 or later, ngo guhera kuri operating system ya Mac OS 10 10.15 kuzamura. Irakora byibuze 4GB, storage minimum 2GB. Bakubwira n'ibindi graphics n'ibindi bitandukanye wifuza kumenya. Ushaka kugenda nawe ukabyirebera ku rubuga rwa CapCut.com. Ubwo rero kuyitunga bigenda bite cyangwa se kuyidownloadinga, uraza mu bushakiro. Dushobora guca ahantu habiri. Nkanjye mfite mudasobwa ikoresha Windows, ushobora guca ahantu habiri nkaba nashyira CapCut muri mudasobwa yanjye. Ahambere dushobora guca ni kuri Google twifashishije browser izo arizo zose dufite. Nujya kuri Google mu bushakiro uzandikamo CapCut gutya, no kwandikamo CapCut uzakora search, ubundi ujye kuri website yabo CapCut.com. Ujye kuri website yabo uzahita ubona ahantu handitse ngo download. Hano rero nuhakanda uzahita udownloadinga CapCut uyisange muri mudasobwa yawe. Nuko nge nsanzwe nyifite, ariko uzahita uca hano kuri download ubundi uyisange muri mudasobwa yawe. Ariko ushobora no kweditinga online. Ngo hano barakubwira ngo try CapCut online. Ngo ushobora no gukoresha CapCut online utiriwe udownloadinga CapCut ngo uyishyire muri mudasobwa. Ubwo ni uburyo rero wakoresha ugashyira CapCut muri mudasobwa yawe. Uzaza CapCut uyifungure. Ngo CapCut ukimara kuyifungura nuko nguku ibimeze. Umaze kuyinstara, ngiye yari isanzwe irimo installed, uzayidownloadinga kuri nakweretse ubundi uyifungure. Ugifungura CapCut rero iba imeze gutya. Ngo tujye gutangira dukore video. Uzahera kuri new project nyine, do creating a project. Ngo uzakanda hano handitse create project. Maze gukanda kuri create project, ngo CapCut yawe izafunguka gutya. Tugiye kuba twakinjizamo ama clip, video, audio n'ama image. Ngo ama video, ibintu bijyanye n'ama audio n'ama image tukaba twatangira tugakora video dushaka. Ushobora kwinjizamo video rero mu buryo bwa importing mu buryo bubiri. Ushobora kukanda hano import, ukagenda ukajya ahantu za video zawe ziri,
ukayikoraho ukayinjizamo hano, cyangwa se ugakora minimize ukagenda ukajya ahantu video zawe ziri ugakora drag and drop, ukayifata ukayidraginga ukaza ukayidropingamo hano. ni ukuvuga ngo ibyo nabyo birakunda, ibintu biba bikunda cyane. Ukayifata ukayidraginga ukayizana ukayishyiramo. Ubwo ni ukuvuga ngo rero iyo umaze gufata video zawe cyangwa se amafoto yawe ukayashyira hano, ni ukuvuga ngo rero uba ugiye gutangira kuyashyira hano kuri timeline ugatangira ukayiditinga. Ni ukuvuga ngo rero urafata video ukandeho na suri uyimanure uyitereke hano hasi, n'indi video ya kabiri uyimanure uyitereke hano imbere yayo, ubundi ube watangira ukore video yawe. Ni ukuvuga ngo rero tugiye gutangira kuri basics editing. Ibyo twakita basics dushobora gusangamo cut and trim, gukata no kuraho ibyo udashaka kuri video, split kuyicamo kabiri cyangwa se ukayikatamo udusegima twinshi cyangwa uduce twinshi. Ushobora gukora speed adjustment cyangwa se ugakora n'ibyitwa marivase n'ibindi bitandukanye. Duhe rero kuri cutting, wenda wafashe video yawe ushaka gukuraho agace, tuvuge aka karongo k'umweru ndakegeza nk'ahano imbere, tuvuge ko nshaka gukuraho iki gice kibanza. Iyo umaze rero gukurura aka karongo k'umweru kakageza hano, uhita uza tuvuge niba ushaka gukuraho iki gice cy'imbere ukanda hano handitse ngo hano handitse ngo delete left, ni ukuvuga ngo nukandaho cya gice kizahita kivaho. Mu gihe rero ugiye ikase utabishaka ushobora gukanda hano ugakora undo cyangwa se ugakora control Z niba warukoze ibintu nabi ukongera ukagaruka inyuma. Icyo ni igihe ushaka gukata ibyo udashaka. Niba ushaka gucamo kabiri uraza ugakora hano split, ni ukuvuga ngo ujyana aka karongo urangiza ukajya kuri split. Ni ukuvuga ngo video yawe iba icitsemo kabiri mu gihe ushaka kuyicamo kabiri cyangwa se ibyo bita split. Hariho nk'uko twabibonye nabwo ushaka guteranya video ebyiri nk'uko twabibonye hano, uba wazishyizemo hano wazimpotinze cyangwa wazinjije muri CapCut, ukazifata ukajya uzidraginga nyine, ukayifata ukayimanura ukayishyira hano imbere, ubundi ukabukoze merge cyangwa se ukabufashe video ebyiri urazegeranyije. Aho rero twarebaga nk'ibyo bita basic editing. Noneho tuvuye aho ngaho tuhita tujya ku kindi gice cyitwa audio editing, ku bintu bijyanye na audio cyangwa se ibintu bijyanye n'amajwi. Niba ushaka gushyiramo indirimbo, niba ushaka gushyiramo andi majwi runaka, nicyo gice tugezeho. Uzabigenza ute rero? Uzaza ukande hano ku gice cya audio hano hejuru, ngo iyo ugiye hano hejuru kuri audio uraza ugasangamo ama audio ari muri CapCut aba arimo, ariko kugira ngo ukoreshe nk'uko twagiye tubireba mu mavideo, kugira ngo ukoreshe audio runaka nuko ugomba kureba ibintu byerekeye ibintu bijyanye na copyright, ukabanza ukamenya ibyo ari byo. Ubwo rero akenshi mujye mukoresha ama audio muzi ko afite copyright abemerera, abaho uburenganzira bwo gukoresha ibyo bihangano. Ubu rero izi ni zirimo hano ama sound effect, naho uraza ugakanda hano, wakanda hano ni ukuvuga ngo hano hari ama sound effect wakoresha. Nk'ubu iyi ni explosion, uramutse uri gukora ukeneye ama sound effect ajyanye n'ibiti, urabona ko hano ubisangamo. Ariko ushobora no kuza ugakora search hano, wenda ugakora search ya whoosh, ushaka wenda sound effect ya whoosh, ni ukuvuga ngo nukandaho urabona ko
bihita biza kuyishyiraho. Rero ukanda hano ubundi igahita ijya hano hasi, ni ukuvuga ngo ubu yishyizeho. Ushobora ariko no gukoresha izindi zitandukanye ukuye ahandi hantu, ukaba wagenda wenda ukazikura nko muri mudasobwa yawe. Ushobora kuza niba ariyo ufite kuri mudasobwa ukayifata ukayiduraginga, n'ubundi drag and drop, ukayifata ukayizana muri CapCut ukayidropingamo hano. Nabyo ni ibintu biba bikunda cyane. Ushobora kuba rero nabwo video yawe wayishyizemo hano ugakora voice over. Abantu benshi bakunze gufata amavideo bakaza gukora voice over kwa kundi uri bufate ukongeraho amajwi nyuma wafashe amavideo yawe. Icyo gihe rero uraza ugakora hano hari akamenyetso mureba ka mikoro, n'ubuvuga ngo iyo ukanze hano ubasha kurikodinga voice over n'ibindi bitandukanye. Ubwo rero ibintu bijyanye na audio uzajya nyine uza hano niba ushaka kwinjizamo ama audio, ama instrument, ama sound effect, uzakanda hano. Niba ushaka gukoresha izo muri CapCut, niba ushaka gukoresha izo muri computer, nabwo bakugenda ukazifata ukazidropingamo hano. Niba ushaka gushyira recordinga voice over, nabwo ukanda ahangaha mberetse. Aho ngaho turi ku byo bita audio editing. Tugeze ku kindi gice rero cyitwa visual effect. Visual effect dushobora gusangamo filters, effect, amastika n'ibindi bitandukanye, text overlays, background remove n'ibindi. Visual effect aho dusangamo nk'ama filters n'ibindi, aha naho dushobora kwifashisha ibyo bita ama filters tukaba twakongera ubwiza bwa video uburyo igaragara. No kuvuga ngo akenshi uzaza hano hejuru ushaka gushyiramo filters, kandi hano handitse filters. Numara gukanda filters uzategereza, numara gutegereza harimo ama filters atandukanye. Harimo life, scenery, movies, portrait, mono, night scene. Ni ukuvuga ngo bijyanye na clip yawe, bijyanye na video yawe uko igaragara, uzaza uhitemo ama filters ajyanye na video yawe. Ubwo ni ukuvuga ngo rero iyo ushaka urayiza ukayikandaho hano ikaba downloaded, ubundi ugakandaho. Ni ukuvuga ngo iyo ukanzeho uraza ukayirambura aho ushaka ko iza kugera kuri video zawe. Urabona ko byahindutse, urabona ko twashyizeho Oppenheimer. Urabona ko ino filter yahise bihindura nk'aho ari nijoro. Urabona ahantu itari video yacu yasaga kwa kundi, ariko niba twashyizeho effect urabona ko ntago bisa nk'uko byasaga. Ubwo rero effect muri visual effect ama filters ashobora kugufasha kuba wakora ibyo bintu bitandukanye. Tugiye kuri effect rero dushobora gusangamo transition, animation n'ibindi bitandukanye. Nk'ama transition ni ukuvuga ngo niba iyi video twashyize hano bwa mbere dukeneye yuko iyi ngiyi iraza guhita yisimbura, hagomba kujyamo transition kugira ngo video imwe ihereze iyindi bize kugaragara neza, umuntu uza kureba video yawe aze kubyishimira. Bigenda bite rero? Uraza ukajyana aka karongo hano ukajya kuri transition, wajya kuri transition uraza ugakanda muri transition ugategereza. Kugira ngo ukoreshe CapCut bisaba internet. Nanone nari nibagiye kubabwira ko kantu, uvuga ngo rero shyiramo internet ubundi ugakanda kuri transition. Ubwo ni dukanda kwiyanditse ngo rotate, ukaza ugakanda kwa kamenyetso imaze kuba downloaded, ukanda kuri OK. Nuvuga ngo ya transition iraza ikajyamo hano hagati. Nuvuga ngo nidukina urabona ko transition ihita ijyamo hano hagati
ya kilipe ebyiri. Ikindi twareba ni kuri stickers ni ukuvuga ngo tuzishyira muri video kugira ngo tube twakongera ubwiza video cyangwa se ibe yaba more fun, ikabasha kugira agaciro cyangwa se tugashyiramo utundi tuntu kugira ngo video igaragare neza. Nushaka ama stickers rero yo gukoresha ari muri CapCut uzakanda hano hejuru handitse stickers, ubundi amara gukanda muri stickers hazaza stickers zitandukanye, hari za summer, gaming, emojis, aya yose ni ama stickers aza mo hano ushobora kuba wakoresha. Ubu mu gihe ukeneye gukoresha nk'aka ngaka ukandaho ukakadownloadinga, noneho iyo ukadownloadinze rero ubasha kuba wagakurura ukaza ukakazana hano kuri timeline yawe aho uri gukorera, undi ukaba wagashyiraho. Niyo ngo rero no kugafata ukakagabanya cyangwa se ukakongera, nabyo ni ibintu ushobora gukora ku ma stickers. Aho rero twari turi mu gice cyitwa visual effect, n'ubu ngo ibintu bijyanye n'ama effect uzaza ujya hano ujye mu ma effect yo ku ma transition n'ibindi bitandukanye. Tugiye ku kindi gice rero twakita nka advanced editing. Aha turaza gusangamo keyframe animation, masking, chroma key, picture in picture, ibyo twakita overlay n'ibindi byitwa blending mode. Tugiye kuri keyframe. Keyframe ishobora kuba yadufasha video yacu tukaba twayikorera animation, tukayanimatinga dukoresheje uburyo bwa keyframe. Nukuvuga ngo rero uzakanda kuri video yawe, nukanda kuri video yawe ugenda akakantu k'akarongo ujye ukajyana ahantu ushaka. Nukuvuga ngo rero bakuza hano urabona uraza ugakanda ubushyizeho keyframe. Masking ushobora kuyifashisha ukaba wafata agace ka video ukagahindura ukundi kuntu, ukagira ibice bimwe na bimwe uhisha. Tuvuge ni dufatiye video tukajya hano hirya handitse mask, urakuza ugakora mask itandukanye. Nidushyiramo cycle nwango hano dushobora kumaskinga ino video ikaza mu buryo bwa circle bwa cycle. Urabona ko nishyiramo mask ya cycle, ino video ndaba nahishe ibice bimwe na bimwe hakaza kugaragara nk'ibice bya cycle. Kuyikuramo rero kora hano handitse none. Aho rero masking nicyo ishobora kudufasha. Tujye ku kindi gice cyitwa chroma key. Chroma key dushobora kuyifashisha mu gihe turi gukora nka video dushaka kuba twakuraho background ya video runaka. Urugero ahantu dukunda gukoresha chroma key ni nk'aha hantu turi gushyiraho kano kantu ka subscribe animated button, cyangwa se andi ma video tuba twafashe hariho ibara ry'icyatsi cyangwa se nk'ibara ry'ubururu. Nuza ugakina video hakagiramo ino animated subscribe animated button, nuvuga ngo tuba dukeneye gukuraho ino bara ry'icyatsi kugira ngo igaragare neza. Uzakora kuri subscribe animated button, numara kuyikoraho uzaza hano handitse remove. Numara kujya kuri remove uzahita ubona ahantu handitse chroma key, uzahemeza. Numara kuhemeza uzabona ahantu handitse ngo color picker, ubundi uzane suri yawe hano muri video uzabona akantu k'akaziga k'icyatsi, niyo ngo uzagashyira ahantu ushaka gukorera kuvanamo iryo bara. Nuvuga ngo ukajyanye mu mutuku n'ubundi wakuramo umutuku, ariko reka tukajyane mu cyatsi ubundi twemeza. Nitwemeza ugomba gukora hano kuri intensity kugira ngo adjusting intensity kugera rya bara ry'icyatsi rivuyemo. Ubu ni ukuvuga ngo
ryabara muri subscribe animated button ry'icyatsi ryavuyemo, nubireba urabona ko riba ryavuyemo. Aho rero niho nicyo chroma key ishobora kuba yadufasha kuba twashyiraho kuri video yacu. Gukora overlay rero, overlayinga cyangwa se gufata video ukayiryamisha ku yindi, ni nk'ibi twakoze hano, cyangwa se ibyo bita PIP, picture in picture, no gufata video ukayiryamisha ku yindi hano hejuru. Urabona rero nk'uko twafashe video tukayirambika hano hejuru, nabyo ni ibintu biba bikunda. Nk'ubu ushobora gufata nk'iyi video ukaza ukayirambika hano hejuru. Wenda reka tuyigabanyirize size, nufata hano ukagabanya size, urabona ko video iryamye hejuru y'iyindi. Ibi rero babyita overlay cyangwa se PIP, picture in picture. Ibi byose rero ubisanga muri advanced setting, uraza ugashyiramo video zawe ukagenda ukora utu tuntu dutandukanye. Ahandi rero wenda dushobora kureba ibijyanye na text. Niba dushaka gushyiraho text kuri video yacu, nta kindi tuzakora ahubwo tuzaza hano hejuru handitse text, nukora kuri text nubwo uzategereza ubundi hafunguke. Hari amatext, hari amatemplate. Amatemplate ni amatext aba arimo, aba yarazanywe na CapCut, dushobora kuba twakifashisha tukaba twahita dushyiraho kuri video yacu. Tuvuge ngo dushyiramo nk'aka kanditseho the moment, tuzagakandaho tukadownloadinge, ubundi dutegereza yuko ako ka template kaba downloaded. Uzahita ukandaho rero hano kuri add to track, nuwango ugashyire hano hasi kuri video yawe. Nuwango nukina video yawe uzabona ko kahise kajyaho. Nuwango rero ushobora kugakandaho, nuwango nukandaho ushobora kuza ukagabanya size, ukaza ukagashyira hano mu nguni, ukaza ukandikamo ibintu ushaka. Ushobora kuza hano kuri day ugashyiramo ijambo ushaka, cyangwa se na hano hasi kuri moment ukaza ugashyiramo ibindi bintu ushaka. Kanandikemo welcome n'urugero. Urabona ko ijambo rihita rihinduka rwose, uburyo urishaka rihita rihinduka. Nubwo rero ushobora no kurikoraho ukagenda uhindura ibintu bitandukanye, ukongera scale, uburyo rigaragara, scale ukayongera ukayigabanya. Hano ushobora no kuza ukajya kuri add text, noneho ugashyiraho text yawe ushaka, naho ukora kuri add, ukaza ugakurura iyo text ushaka, ukaza ukayikoraho. Wamara kuyikoraho ukaza nabwo hano hirya ugashyiramo amagambo ushaka. Kanandikemo wenda welcome to my channel, come to my channel. Ngo text yanjye iba yagezemo. Nuwango rero iramutse irimo gutya, nabwo ushobora kuba waza hano kuri ukongera size ukayigabanya, ukaza hano kuri font ugahindura font uburyo text igaragara. Nuwango ukagenda ushyiramo font zitandukanye. Uraza rero ugakoramo ukagenda font zawe uzihindura. Hano kuza hano ugashyira muri bold, ukabigira muri italic, ukagenda ubihindura bitewe n'uko text yawe igaragara.
ukaza ugashyira muri preset style ukabigira umuhondo. Ibi byose nibyo wifashisha kuri text cyangwa se uri gushyiramo amatext yawe muri CapCut. Ubwo rero ibyo bintu bijyanye na text ni ahangaha ubishyiriramo. Hari akandi kantu nibagiye kubabwira rero, kababwira nkitangira, ni ukuvuga ngo ku bijyanye na ratio, amavideo yose dushyira ku mbuga nkoranyambaga ntabwo ratio zingana. Niba ukeneye video za TikTok uzaza hano handitse ratio, ujye ku 9:16 ngaha, urabona ko video ihise ihagarara. Niba ukeneye 16:9 video ya YouTube uzaza ujye hano, n'izindi bitewe na ratios izo video ziba zifite uzaza ukore hano. Ni ukuvuga ngo rero ibi ni iby'ibanze twari turi kureba uburyo ushobora gukora video muri CapCut wifashishije mudasobwa yawe. Ni incamake twanyuragamo, tuzagenda tureba n'utundi tuntu dutandukanye mu minsi iri imbere. Iyo urangije gukora video yawe rero, wayoroganije, amaudio wayashyizemo, video waziteranyije, wakase ibyo udashaka, ugiye gusevinga, ujya hehe? Ujya hano hejuru, hano handitse export. Iyo ujya kuri export ni ukuvuga ngo haza ibintu bitandukanye, uraza ugashyiraho izina hano, izina rya video, hano export to, ugahitamo aho video yawe uri buyisange. Uvuga ngo nukanda hano uragenda uhitemo folder ushaka gusevingaho video. Resolution uzuhitemo niba ari HD, niba ari full HD. Urabona CapCut igarukira kuri 4K. Ukaza ugahitamo codec format, niba ushaka MP4 cyangwa se MOV. Frame rate ukaza ugahitamo niba ari 60, niba ari 30. Audio ukaza rero niba ushaka ko video yawe iri bube saved harimo na audio, ukaza ukahemeza, ugahitamo MP4, MP3, ka FLAC, niba ari EAC, ibintu nk'ibyo byose ukaza ukabyemeza. Hano hashuka ugacekinga niba nta na copyright irimo. Ibyo ngibyo birangiye, uraza ugakora hano handitse export, ubundi video yawe igatangira ikisevinga. Ariko hano bari kumbwira yuko kubera ntashyizemo izina, kumbwira ko export itari bukunde. Uraza ugakanda hano rero umaze kubyemeza, uvuga ngo video yawe iratangira ikabara, ukayisanga ahantu wayigeneye ko iri bujye kuri mudasobwa yawe. Ubundi ukaba watangira ukayisharinga abantu ku mbuga nkoranyambaga ukoresha zitandukanye. Nizere ko rero ino video yabashimishije, aho naberekaga uburyo bakoresha CapCut ikora amavideo kuri mudasobwa yawe. Niba ufite mudasobwa uzatangira uyikoreshe na application nziza y'ubuntu itagoye kuyikoresha. Nkwibutsa niba ugeze hano bwa mbere gukora subscribe, like, share, comment kugira ngo tuzajye tubana muri video nkunda kugutegurira. Tubonane muri video zitaha.